ndatashya misiyoneri Miguel Bemdazi Manini uri hariya mu mujyi wa Juárez Chihuahua muri Mexique, mu iteraniro Revera Luis Gomez abereye pastori n'iteraniro ryose rya hariya, kimwe ndetse n'abandi bose badukurikiranye baturebera ku cyogajuru Amazonas cyangwa se n'abaturebera kuri internet. Muri uyu mwanya, uyu munsi kwa gatanu itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2023, katubumbure Bibiliya zacu turebe mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24 umurongo wa 30 na 31. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi, nibwo azaboroga. Abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Iki nicyo cyanditswe mwene data William Soto Santiago yifashishije muri iri somo tugiye kuba turimo twumva kandi tunarireba muri uyu mwanya, ari ryo ubwiru bw'abamarayika bashinzwe gusarura. Ubutumwa bwabwirijwe itariki 19 z'ukwa 11 mu 1997 bubwirizwa ahitwa Sumaré, Sao Paulo muri Brazil. Mwicare nyamuneka. Mu butumwa bwitwa ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwabwirijwe itariki 20 z'ukwezi kwa 8 muri 2003, ubwirizwa muri Torreón muri Mexique. Aratubwira ati: ni mwene data William Soto rero biciye muri ubwo bukozi buzaba burimo busohorezwa muri uwo marayika, nibwo azaba arimo ahamagaza ijwi rikomeye ry'impanda intore zose z'Imana. Rero uwo niwe marayika ufite ijwi rikomeye ry'impanda, uwo niwe marayika uzaba intumwa y'itorero, azaba ari intumwa y'itorero rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu gisekuru cy'ibere rikomeza imfuruka. Nyuma yaho ndetse ni nawe uzahinduka intumwa y'ishyanga ry'Abaheburayo, kubera yuko ni umuhanuzi, message, intumwa ya dispensation yasezeranijwe mu buhanuzi no mu ijambo n'amagambo yavuzwe kandi azasohora muri kino gihe cy'iherezo. Rero igice n'umugabane w'iryo jambo byamaze gusohozwa nk'imbuto yabibwe igashibuka nko gushibuka kw'ingano, ariko isarura rijyanye n'iki gihe cy'iherezo, kandi isarura kugira ngo risohozwe ariko gusarurwa kw'ingano, uko gusarura gukorwa n'abamarayika b'umwana w'umuntu, ari bwo bukozi buzaba buri muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Turebe mu gitabo cy'imirongo kimwe ndetse no mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero. Reka duhere mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero. Ni igitabo cyasubiwemo. Aho ngaho arabitubwira nk'uko byanditse ku rupapuro 182, aho naho Branham asoma aho ngaho ibyanditse mu Baheburayo igice cya 6 kuva ku murongo wa 4 kugeza kwa 9. Aho ngaho avuga iki cyanditswe agira ati: kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwami w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi, bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, buhabwa n'Imana umugisha. Ariko niba mumeramo amahwa n'ibitovu, buba buhinyutse, bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa.
ariko bakundwa, nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, nuko bizazana agakiza. Ndetse mureke nsome n'aha ngaha muri kino gitabo, ni mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero n'ubundi. Aha ngaha mwene data Branham akavuga ati, nabumbye Bibiliya nyishyira ku ruhande, ntangira kubitekerezaho gato ndetse ndasenga. Muri ako kanya nari ntarabona igisubizo. Bundi bushya mbumbura Bibiliya, ndimo nihuta, nuvuga ngo yibumbuye atya areba aho yasoma, ariko sinayisoma. Mu buryo butunguranye umuyaga urahuha nanone, bundi bushya za mpapuro ziribumbura zijya mu Baheburayo igice cya 6. Muri uwo mwanya umuyaga uhera kurahagarara, ndongera nsoma ya magambo nanone, mbikoze ntyo, maze umwuka w'Imana yinjira muri icyo cyumba, mbona iyerekwa. Mu iyerekwa nabonyemo umugabo wari wambaye imyambaro yererana neza, kandi yarimo abiba imbuto mu murima, azinyanyagiza mu murima. Wari umunsi ukeye, kandi iryo biba ryakorwaga ari mu gitondo. Ariko bugorobye, ijoro riguye, yandika ngo mu bisekuru. Ndetse hejuru haruguru handi havuga umugabo wari wambaye imyambaro yererana neza, yandika ngo ni Kristo n'abigishwa. Ariko bugorobye, ijoro riguye, yandika ngo ibisekuru. Nuvuga ngo ibyo ni ibisekuru 7. Aho yarimo avuga ku bisekuru 7, ariko yandika ibisekuru. Nyuma yaho wa mubibyi wari wambaye imyambaro yera amariye kugenda, haza umugabo wari wambaye ibyijimye, imyambaro yijimye, nawe ashize amanga biba izindi mbuto muri za zindi wa mugabo wambaye imyenda yera yari yabibye. Iminsi iratambuka, izuba n'imvura bigwira ubutaka. Umunsi umwe ingano iza kugaragara, mbega uburyo yari nziza. Ariko umunsi waje gukurikira, n'urukungu ruragaragara. Ingano n'urukungu birakurana, byombi byonkaga intungamubiri zaturukaga mu butaka bumwe, byombi kandi byavirwaga n'izuba rimwe n'imvura imwe ikabigwira. Nuko umunsi umwe uza kugera ubwo amajuru yihindukije, ahinduka nk'umuringa, maze ibimera byose bitangira kugira agahinda, birapfa. Numva ingano izamura umutwe, irataka itakambira Imana isaba imvura. Urukungu narwo ruzamura ijwi, rurira rusaba imvura, maze amajuru arijimye, imvura iragwa. Ingano yuzuye imbaraga nyinshi izamura ijwi, itakambira, iramya, ivuga iti, umwami ashimwe. Ntungurwa no kubona urukungu narwo rutoshye, ruzamuye umutwe, rureba hejuru, ruvuga ruti haleluya. Maze mpera komenya ukuri kurebana n'ihema n'iryo yerekwa. Rero ahangaha mwumvise uburyo ahuje iri yerekwa yarimo yerekwa n'umwuka wera, arihuje n'ihema, ariho ndetse hazanabera uko gutandukanya cyangwa se gutanya. Ari nabwo amaze kwerekana yuko uburyo muri kino gihe hazaba hari ingano n'urukungu narwo, kandi bazaga basingiza baramya Imana bose kubera imvura bombi barimo bakira, yaba ingano kimwe ndetse n'urukungu. Ijambo ry'umubibyi ndetse n'imbuto mu gice cya 6 mu Baheburayo, ndetse no kugaragazwa kw'igihamya cy'impano zo mu mwuka byigaragariza mu iteraniro ariko ry'uruvange, iteraniro ry'uruvange.
ibyo byose mu buryo bw'igitangaza byaje gushyirwaho umucyo. Ntimwumva? Aho ngaho niho byose bizashyirwaho umucyo, ni mu gusohozwa kw'icyo gihe nk'uko byagaragajwe hano muri iri yerekwa. Umubibyi wari wambaye ya myambaro yera yari umwami, naho wa mubibyi wari wambaye imyambaro yijimye ni Sekibi, naho isi ni wo murima. Izo mbuto ni abantu, yaba intore kimwe ndetse n'abandi bahinyutse. Bombi baryaga ibyo kurya bimwe n'izuba rimwe n'amazi amwe. Bombi barasenze, bombi bafashwa n'Imana, kubera yuko niyo ituma izuba ryayo n'imvura yayo bigwira abeza n'ababi. Kabone n'ubwo bombi bakiriye uwo mugisha nuko kwigaragaza gutandukanye, kugeza kuri ibyo byose ariko bari batandukanye, bari imbuto zitandukanye. Rero igisubizo dore aho cyari kiri muri Matayo 7:21 kugeza kuri 23. Ahangaha ndimo ndasoma ahangaha, ariko nitegereza ahangaha kuko harimo inyandiko z'ibyo yagiye yandika, nabyo ndagenda mbibasomera, ariko nsoma ahangaha muri iki gitabo kindi. Umuntu wese, iki ni icyanditswe cyo muri Matayo 7:21 kugeza kuri 23. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ahangaha handitse ubushake, yandika ngo, cyangwa se ku murongo wanditseho ubushake yandika ngo ijambo. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Rero Yesu ntihakanye ko bakoze imirimo ikomeye, ya yindi umwuka wera ashobora kuba yakorera mu muntu uwo ari wese, ariko yego yahakanye ko atigeze abamenya. Bo ntabwo ari uko bari abahakanye, ahubwo bari abahinyutse, inkozi z'ibibi ndetse abakobanyi, bari urubyaro rwa Satani. Dore uko ibintu bimeze. Wowe ntabwo wavuga ngo uko kwigaragaza kose ni igihamya cy'uko wuzuye cyangwa se wabyawe n'umwuka. Reka reka nyamuneka. Yego nemera neza yuko uko kwigaragaza kose ari ikigaragaza ko umwuka wera yakora ibintu bikomeye, ariko si cyo gihamya kigaragaza ko umuntu yamaze kuzura umwuka wera. Kabone n'ubwo umuntu nk'uwo yagira uko kwigaragaza twavuze haruguru. Igihamya kigaragaza ko wamaze kwakira umwuka wera uyu munsi wa none ni kimwe ndetse na bya bindi Yesu yavuze kuri ba bandi muri Yohana 8:47. Igihamya ni ukwakira ijambo ry'ukuri rijyanye n'umunsi uriho. Arangije ashushanya ngo piramide n'ibisekuru byayo, ashyira agafureshi kerekeza mu ibuye rikomeza imfuruka n'igice cyo munsi mu gisekuru cya 7. Yandika ngo dore igihamya ni iki. Yandika n'ahangaha handi ngo igihamya cy'uko ufite umwuka. Icyo gihamya ni ikihe? Ni ukwakira ijambo ry'ukuri rijyanye n'umunsi uriho. Yesu ntabwo yigeze atsindagira ngo ashimangire akamaro k'imirimo nk'uko yavugaga ku kamaro k'ijambo. Yari azi yuko niba abantu bakiriye ijambo, imirimo ihera ko ikabaherekeza. Iyo ngiyo niyo Bibiliya. Mbere na mbere hazabanza haze izi nyigisho, nyuma yaho nibwo hazagaragara ibimenyetso n'ibitangaza birimo byigaragariza mu gusozwa kuzuye kwiyerekwa ry'ihema. Rero Yesu yari azi yuko hazabaho itandukaniro rikomeye ry'ijambo mu gisekuru cya Perugamu, kandi kabone n'ubwo byari mu myaka 200 mu iyerekwa ryatangiwe i Patimosi. Yari azi yuko uko gutandukanya kuzabajyana kukabinjiza mu gisekuru cy'umwijima w'icuraburindi. Yari azi yuko ya nzira y'umwimerere abantu bavuyemo bakitandukanya n'Imana, ibyo byatewe no guta ijambo. Iyo wataye ijambo uba wataye Imana. Nuko rero we arimo ariyereka itorero ry'i Perugamu,
mu by'ukuri n'amaterero yose mu bisekuru byose arimo avuga ati nige jambo. Niba mwifuza ubumana ko buba hagati yanyu, yandika ngo ubumana. Niba mwifuza ubumana hagati muri mwebwe, nimwakire muhe ikaze ijambo. Namba ntimukemere ko hagira ikintu cyangwa se umuntu witambika hagati yanyu n'iryo jambo. Ibi ngibi ndimo mbaha ijambo ni ugwishurirwa kwanjye ubwanjye nige jambo. Namba ntimukabyibagirwa ibyo. Aha ngaha mwene data William akomeje atubwira ati umugabane w'aya magambo wamaze gusohora, ndetse imbere gatoya kuko ibi ngibi twari twabisomye. Rero mu kumenya gusa ubu bwiru buzaba burimo busohozwa n'umwuka wera muri marayika w'umwami Yesu Kristo, cyangwa se muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Kubimenya ni ukugira guhishurirwa gukomeye cyane kurebana n'ibintu bizaba birimo biba muri kino gihe cy'erezo. Mu yandi magambo rero, bazamenya yuko uwazaba ari marayika mesaje intumwa, kandi n'ubutumwa azaba azanye nibwo Kristo azashyigikira muri kino gihe cy'erezo, kubera yuko abandi bamarayika ba mesaje bose bageze ku iherezo ryabo. Yohana umubatiza yavuze arimo avuga kuri Kristo avuga ati uyu we biramukwiriye ko ashyirwa hejuru, jyewe nkacishwa bugufi. Kandi integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo nawe yaravuze ati ntago babiri twahabera icyarimwe, ndetse binabaye jyewe nacishwa bugufi wagashyirwa hejuru. Ibyo ngibyo ndetse turabisanga no mu gitabo cy'ibimenyetso 7 ku rupapuro rwa 475 474 hagana hasi. Ntago nzi ngo azaba ari nde, nta nubwo nzi bizaba. Yandika ngo azaba ari nde, yandika ngo Mose na Eliya uko bizamera, yandika ngo mu mubiri wa kimuntu. Ntago mbizi. Icyo nzi gusa nuko guhinda kurindwi kumwe kuzuyemo ubwiru bwatumye habaho ituze mu ijuru. Yandika ngo ituze nk'igice cy'isaha. Birashoboka ko iki cyaba ari cyo gihe nayo saha ubwo hagomba kugaragara uyu muntu ukomeye. Yandika ku ruhande ngo Mose na Eliya, wa wundi twakomeje gutegereza. Birashoboka ko buno bukozi aribwo nagerageje gukoresha mpindurira abantu kugaruka ku ijambo. Birashoboka ko byabaye urufatiro. Niba ariko bimeze, nzabasiga iteka ryose, kuko ntago babiri bahabera icyarimwe. Binabaye kandi we azashyirwa hejuru. Yandika ngo haje undi muhanuzi wazashyirwa hejuru, ngewe ncishwe bugufi. Ntago mbizi, ariko Imana yampaye ihirwe yo kubireba no kubibona, mbona ibyo ari byo. Aho ngaho kubireba no kubibona yandika ngo mwihema, mbona ibyo ari byo. Yandika ngo Mose, nabibonye bitangira kugezaho nabibonye ngarukirizaho. Rero mwibuke yuko aho ngaho ari mu bukozi bwa dispensation. Niyo mpamvu aho ngaho yanditseho Mose, kubera ko mwongere kandi mwibuke yuko ubwo bukozi burimo bukorera muri dispensation bwami ni ubukozi bwa dispensation. Aha ngaha mwene data William akomeje atubwira ati rero mu bwiru bw'ubwami bw'Imana harimo imigisha ikomeye cyane igenewe intore z'Imana. Abo ngabo nibo Kristo azahishurira ubwiru, abahishuriye n'ibyanditswe, abakingure gusobanukirwa mu bugingo, abafungure n'umutima kugira ngo bizere, abakingure n'umwuka wabo no gusobanukirwa. Kandi bazavuga bati ibi nibyo jyewe nari ntegereje, kuko ibi ntago ari ibindi bindi, ahubwo ni iby'Imana yasezeranije muri Bibiliya no mu butumwa bwa Reverend William Branham. Nta kuvuguruzanya guhari mu byavuzwe na Reverend William Branham, ndetse n'ibyo birivuga, ahubwo ni umucyo wagutse w'iby'Imana yatanze binyujije muri Reverend William Branham, havugwa ku buhanuzi n'amagambo y'ubuhanuzi ajyanye n'iki gihe cy'iherezo. Rero niba abumvise bakakira kandi bakizera ubutumwa bwa Reverend William Branham, abo ngabo bashatse kandi bagahura n'uyu mugabo bakabona uyu mubiri wa kimuntu,
baba bahuye n'umwuka wera mu kwigaragaza kwe kwa nyuma. Ntago bakwiye kumushakira muri Pawulo, kabone n'ubwo yari ari muri Pawulo nawe yamwigaragarijemo, ariko igihe cya Pawulo cyararangiye. Nta n'ubwo bakwiye kumushakira muri marayika mesaje wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu cyangwa wa karindwi, kubera ko abo bose bashoje igihe cyabo. Ahubwo bagomba kumushakira mu muntu w'iki gihe cy'iherezo hashingiwe ku byasezeranijwe. Rero mu kumubona baba bahuye babonye inkingi y'umuriro, marayika w'isezerano Yesu Kristo yihishe kandi yishurira mu mubiri wa kimuntu kuri uyu munsi wa nyuma kugira ngo asoze gahunda ye. Rero ibyo byose ni ikimenyetso cya karindwi. Rero kubera ko ibyo byose ari ikimenyetso cya karindwi, Rev. William Branham ku rupapuro rwa 472 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi yaravuze ati, igihe ikimenyetso cya karindwi kizatangira kwigaragaza, nuvuga ngo nigitangira gusohora bizaba ari ibanga mu mwuzuro. Aho ngaho ku rupapuro rwa 472 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi akavuga ati, rero mwitegereze ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, dore ni kino kimenyetso. Ese ubutumwa bw'igihe cy'iherezo n'ubuhe Miguel? Ni ikimenyetso cya karindwi. Dore yaduhishuriye ibimenyetso 6, ariko ntacyo avuga ku kimenyetso cya karindwi. Ikimenyetso cy'igihe cy'iherezo nigitangira kizaba ari ikintu kibanga mu buryo bwuzuye dushingiye kuri Bibiliya. Reka twerekeze aho ngaho ku rupapuro rwa 472. Aho ngaho ni mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi. Kuko yasomye aho ngaho agarukiriza ahavuga ngo dushingiye kuri Bibiliya. Ariko reka dusoze iri jambo ryose. Ariko mbere yo kumenya ibyo, mwibuke ibyahishuwe 10 umurongo wa mbere kugeza kwa karindwi, ko ku iherezo ry'ubutumwa bw'amarayika wa karindwi ubwiru bwose bw'Imana buzahera ko bumenyekane. Dore tugeze mu gihe cy'iherezo, mu kumenwa kw'ikimenyetso cya karindwi. Aho ngaho niho yanditse ngo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cya karindwi ni ukuza kwa kabiri k'umwami, ariko kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. Aha ngaha mwene data William akomeje avuga ati, rero nk'uko byabaye ibanga dushingiye kuri Bibiliya, kwa kuvuka kwa Kristo, ubwana bwe, ubugimbi bwe ndetse n'ubusore bwe, habonetse itsinda rito ry'abantu gusa bamenye ubwo bwiru, kabone n'ubwo batari babusobanukiwe mu buryo bwuzuye. Umwari Mariya ari we marayika ukomeye Gaburiyeli yiyeretse, na Yosefu umugabo wa Mariya, na Simewoni na Ana, kimwe ndetse n'ababungeri bari muri cya kiraro hahandi Yesu yari yavukiye. Nyuma yaho b'abanyabwenge nabo babandi bagiye muri ya nzu Yesu yari arimo, kandi icyo gihe baje hashize hafi imyaka 2 Yesu yaramaze kuvuka. Abatari abo ngabo keretse n'abandi bantu bakeya gusa, ariko nabo ni bakeya. Nk'abande nka Zakariya ndetse n'umugore we Elizabeti, kubera ko Elizabeti yatanze ubuhamya avuga ibyo yari yarizeye. Nuko Zakariya na Elizabeti bari bazi ibirebana na buno bwiru, kandi bari bazi yuko Yohana Umubatiza umwana wabo ari we uzamutunganyiriza inzira. Rero murumva yuko ari abantu bake bamenye gutangira ko kuza kwa mbere kwa Kristo. Ni nako hariho abantu bakeya cyane ku munsi wa nyuma bazamenya ubwiru bwose bwo kuza k'umwuka wera arimo yigaragariza mu mugabo, umuntu wo ku munsi wa nyuma. Kandi harimo hategurwa byose kugira ngo habeho kwigaragaza gukomeye Kristo azasohoreza muri uwo mubiri wa kimuntu. Igihe Kristo azahaguruka ku ntebe y'ubwami ya Data, agaterura cya gitabo kimuhesha uburenganzira akakibumburira mu ijuru. Ibyo ngibyo nibiba, uwo mubiri wa kimuntu uzaba uri ku isi azaba noneho amaze kwitegura kugira ngo habeho uko kwigaragaza kwa nyuma, uko kwigaragaza k'ubwiza, cyangwa se uko kwigaragaza ko mu rwego rwo hejuru. Mu byahishuwe igice cya 10 aje afite agatabo kabumbuye mu kuboko kwe, akivuga nk'uko intare yivuga, maze guhinda kurindwi kumvikanisha amajwi yako. Nyuma yako avuga ati, igihe marayika wa karindwi azaba arimo avuza impanda, ubwiru bw'Imana nibwo buzamenyekana, buzaba burangiye nk'uko yabibwiye abagaragu be imbata z'abahanuzi. Nyuma yaho icyo gitabo gihesha uburenganzira akagiha umugabo runaka. Igitabo gihesha uburenganzira akagiha umugabo runaka,
ari we wari uhagarariwe na Yohana umwigishwa. Yohana umwigishwa ari aho ngaho ari uhagarariye itorero n'abamarayika ba mesaje baryo bose. Aho ngaho yarimo ashushanya itorero ryo ku munsi wa nyuma, ndetse n'uwo marayika azaba afite ku munsi wa nyuma. Uwo niwe Kristo azasanga afite igitabo gihesha uburenganzira, akimuhe. Uhereye uwo munsi ugakomeza, ntago hazabaho icyakumira na gato ibyo Imana izakora byose ibicishije muri uwo mugabo. Kandi ubwo nibwo mu mwuzuro Kristo azaba ari muri uwo mugabo. Mu mwuzuro Umwuka Wera azaba ari muri uwo mugabo yamwambaye mu mubiri. Rero murabyumvise uburyo iki gitabo gihesha uburenganzira kiri ku isi. Mwumvise ko avuze ko nta kizakumira na gato iby'Imana izakorera muri uwo mugabo. None se ni iki gikomeye cyane kizaba kirimo kibera imbere mu itorero igihe ibyo bizaba? Ni gutanga kwizera kwizamurwa. Nicyo kintu gikomeye cyane, ndetse ashobora kuba yavuga ndetse akanabikorera muri uko kwigaragaza, kandi bityo abantu bazaba bateze amatwi bakabyakira. Icyo nicyo kintu gikomeye cyane Imana izaba irimo ikorera muri uwo mubiri wa kimuntu, birimo bikorwa ku bw'ineza y'intore z'Imana, bahabwa kwizera ko kuzamurwa. Kubera ko none se ni iki cyaba gikomeye? Ni uguhumura amaso y'impumyi mu mubiri, cyangwa ni uguhumura amaso y'umuntu yo mu mwuka? Igikomeye cyane ni uguhumura amaso yo mu mwuka, kugira ngo abantu bityo bakire guhishurirwa. Ariko itorero umugeni akeneye cyane kugira ngo ajye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu izamurwa. Rero uku niko kwigaragaza gukomeye cyane kuzaba gufitwe n'iki gikoresho. Aricyo gikoresho Imana izaba irimo ikoresha, ikorera muri we, kandi ntago hazabaho rutangira. Ni ukuvuga ngo ibyo bizaba ari ukwitanga kwayo ubwayo, kwitanga kwe ubwe, hatangwa icyo itorero rikeneye. Noneho mwumve ibyanditse mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ku rupapuro rwa 352. Aho ngaho naho atubwira, kubera ko uwo ni Umwuka Wera. Aho ngaho mwene data William akatubwira ko aha ngaha niko atubwiye ngo uwo ni Umwuka Wera uzaba uri muri uwo muntu wamwambaye mu mubiri. Noneho ku rupapuro rwa 352 akavuga ati, muri kino gihe igihe Umwuka Wera azaba arimo yihishura mu minsi ya nyuma, Antikristo nawe azaba arimo yigaragariza mu mikorere ya za politike n'ibindi n'ibindi. Rero uko bizagenda nuko igihe Antikristo azaza mu mwuzuro we, noneho Imana nayo izaza mu mwuzuro wayo. Yandika ngo iri kumwe na Mose na Eliya kugira ngo iducungure, yandika ngo iduhindure. Iteka ryose bibangikanye, Gahini na Abeli, igikona n'inuma mu nkuge, Yuda na Yesu n'ibindi n'ibindi. Ndetse aho ngaho yandika ngo Imana izaza mu mwuzuro wayo muri Mose na Eliya kugira ngo iducungure, kugira ngo iduhindure. Ndetse no ku rupapuro rw'146 rero muri icyo gihe ubwo Sekibi azakananuka avuye mu ijuru akambara umubiri mu muntu, Umwuka Wera nawe arazamuka akaza kwambara umubiri mu muntu. Aho ngaho ndetse yongera kwandika ngo Umwuka Wera yambaye umubiri mu muntu. Ahangaha mwene data akomeje avuga ati, rero tumaze kumva yuko igihe Antikristo azaza mu mwuzuro we, ni ukuvuga ngo Sekibi yigaragaza mu mwuzuro muri Antikristo, muri wa mugabo w'icyaha. Muri icyo gihe ubwo hazaza no gukandwa, nibwo Kristo azigaragaza mu mwuzuro we wose ari mu mubiri wa kimuntu, mu mubiri w'umuntu uwo we azaba arimo ategura. Kubera ko mbere yuko haza ububyutse, mbere yuko Imana itanga ububyutse, ibigomba kuba ifite umuntu, umuhanuzi, kandi mbere na mbere Imana ibigomba kubanza ikamutegura. Ibyo ngibyo ni bya bindi twarimo dusoma handi mu gitabo cy'imirongo, mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi, ndetse biri no mu gitabo cy'imirongo. Mwumveho uko hatubwira aho ngaho ku rupapuro rwa 26.
ku murongo wa 218. ahangaha aratubwira ati nuko rero twebwe muri iri joro turifuza gutekereza kuri ibyo, kandi mbibutsa yuko muri kuno gutakamba kose Imana ntago yatanga ububyutse kugeza ubwo izaba ifite umuntu uri mu buryo ashobora kuba yabwakira. Twebwe mbere yuko twakira buno bubyutse, Imana igomba kubanza igahamagara umugabo runaka, ikamushyira ku ruhande, ikamutoza kugira ngo ajyane ubutumwa bwayo. Yandika aho ngaho ngo umuntu wo kuzana ububyutse. Rero ubwo ni ububyutse bwa nyuma bw'itorero. Ndetse no kuri 200 tuze turebe urupapuro rwari rwo 286 kuri uwo murongo, ku rupapuro rwa 34 mu gitabo cy'imirongo. ahangaha aravuga ati igihe we yarimo akurikira amasomo ye mu gutozwa kwe, icyo gihe yari atarabasha gushyira mu bikorwa ubutware bwose yari afite, yari atarabikora kuko akiri umwana atarahabwa ububasha bwose. Ariko Imana yamushyizemo umwambaro wo kudapfa, irimo igaragaza ko yamaze kubihabwa. Yandika ngaho ngo umwambaro wo kudapfa, adoption, nabyo abyandikaho. Rero icyo ni ikintu Imana izakorera abana bayo umunsi umwana ku isi. Izamuhamagara mushyire ku ruhande. Torero, mwumvire, wishingikirize ku ijambo rye kandi uryizere. Rero azashyira imbere mu itorero, kandi imbere mu itorero, mbere yo kuza kwa Yesu Kristo, azashyira imbere mu itorero rye imbaraga zose za zindi Kristo yari afite muri we. Rero izo mbaraga zizaba ziri mu itorero. Imana mu kwifuza ko umurimo wayo wakorwa, ndetse yandika ngo mbere yo kuza. Imana mu kwifuza ko umurimo wayo wakorwa yatumye umwana wayo. Umwana nawe mu kwifuza ko umurimo we wakorwa atuma itorero. Kuri uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, data akaba muri njye, nanjye nkaba muri wowe. Uwo munsi, kubera ko za mbaraga n'ubundi ziri muri twebwe, n'Uwiteka Yehova uri muri Yesu Kristo, za mbaraga n'ubundi zari muri Kristo nizo ziri mu bana bahawe ububasha bari imbere mu mubiri wa Kristo. Uko ni uguhabwa ububasha k'umwana, akajyanwa ahantu runaka, hakabaho ibirori imbere y'abamarayika, yarangiza agashyirwa mu mwanya ukwiye, aho ni mu mubiri wa Kristo. Nuko rero uwo muntu afite ubutware. Mureke mbabwire bino, niba mwamfata nk'umufana cyangwa se umuntu ukabya muri iri joro ugakomeza, n'ubundi ibi bintu maze kubabwira bizaba. Hazabaho imbaraga zizinjira mu itorero, kandi ziraje. Uwo ni umwuka wera, kugeza ubwo azasiga abantu, kugeza ubwo bazavuga ijambo hakaremwa ibyo ngibyo bityo nk'uko babivuze. Hejuru yandika ngo vuga, ibintu bizahera ko biremwe. Ibyo ngibyo bije mu itorero ubu ngubu, ndabizi kandi nzi yuko ari ukuri. Bwira uyu musozi ngo uva aha, ntushidikanye mu mutima wawe, wizere ko ibyo uvuze biri bube kandi by'ukuri. Ibyo ngibyo byahera ko bikaba. Uko ni uguhabwa ububasha bw'itorero ryashyizwe mu mwanya waryo. Igihe umwuzuro w'imbaraga z'umwuka wera zizinjira mu itorero, ubwo nibwo iminwa y'abakobanyi izafungwa. Bizamara igihe gitoya. Yesu yaraje amanutse kuri wa musozi, agenda umujyo umwe yerekeza i Karuvari. Mwumve neza, ntibizamara igihe kirekire, ariko azaba ari ahangaha. Yandika aho ngaho ngo ibyo ku musozi wihindurirwaho yabaye adopte mbere yo kuza k'umwami. Bizamara agahe gatoya, agahe k'inyongera. Ahangaha mwene data William akomeje atubwira ati
mbere y'uko haza kuno kwigaragaza kuzuye, mbere y'uko haza kuno kwigaragaza kuzuye kwagaragaye, ni ukuvuga ngo mu iyerekwa ry'ihema, Imana igomba kuba ifite umuntu runaka, umuhanuzi, kandi igomba kubanza ikamutegura mbere na mbere kugira ngo ibone gutanga uwo mugisha ukomeye cyane yasezeranije. Ni ukuvuga ngo ku munsi ubwo hazaba harimo hasohora iyerekwa ry'ihema kandi harimo haba n'ibyo bitangaza, ntago byahera ko bikaba kuri uwo munsi ngo uwo mugabo avuke, uwo ngo uzakoreshwa agomba kuzaba yaravutse mbere na mbere. Mwumve neza, mbere y'uko Imana isoza isezerano rya Mesiya cyangwa se ubukozi bwa Mesiya bw'imyaka 3 n'igice, ndetse ngo asoze igitambo cy'ibyaha, byasabye ko wa mubiri wa kimuntu ubanza kuvuka, uw'Umwuka Wera yarimo yigaragarizamo. Reka turebe ku rupapuro rw'103, aho ni mu gitabo cy'imirongo, umurongo wa 893. Mwumve ibyo avuga hano. Aravuga ati, kandi haje gutotezwa kuzuye ba bandi bose bazifatanya nawe n'aya myivumbagatanya ye. Uvuga ngo uwo nguwo we ni rya shyirahamwe ry'amadini n'ikimenyetso cy'inyamaswa, igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'ikimenyetso cyayo. Rero igihe kizaba cyarenze, uzaba wateweho ikimenyetso cyayo, ntukavuga uti nzabikora nyuma. Icyaba cyiza ni uko wabikora none. Hariho bamwe bavuga ngo, ndetse barahari bavuga ngo hoya reka ntegereze icyo gihe nibwo ngewe nzizera. Ntukavuge ngo nzabikora nyuma. Ibyiza ni uko wabikora uyu munsi wa none. Ramsesi yarimo akura, ariko mbibutsa yuko igihe Ramsesi yarimo akura muri bwa bubasha bwa Egiputa, Imana yari ifite Mose mu butayu, nawe kandi yarimo agenda akura. Ramsesi, aho ngo byanditse gute? Ramsesi yari afite imikorere ya politike, Imana ifite imikorere yo mu mwuka yayo. Aho ni mu gihe cy'uwo muhanuzi wari witeguye kuza akavugisha ishyanga ryayo. Nanone abo bombi barimo barakura. Hazabaho kandi uguhangana umunsi umwe muri iyi minsi. Yandika aho ngaho ngo ihema rinini, katedrale. Ndetse hejuru yandikaho ngo Mose ashyiraho ngo bihwanye no gutotezwa, akarongo, imyivumbagatanyo cyangwa se imivurungano, boycott. Hazabaho guhangana muri iyi minsi, ihema, Karpa Katedrale. Kandi kabone n'ubwo byari byarahanuwe kandi yaragaragaje ko bimeze neza, ariko yari akirimo gutorezwa mu masomo yo mu butayu, ahishwe abantu bose bo mu isi, amaso yabo mu isi, ariko yari arimo atorezwa mu butayu. Noneho mutega amatwi ibyo yanditse aha ngaha. Arandika ngo Mose arimo atorezwa mu ishuri ryo mu butayu, aragiye intama, ashyiraho akarongo, avuga ngo yari umupasitori, yari umwungeri. Ubutayu buhwanye na Karayibe. Murabyumvise? Muri Karayibe, ku kirwa cy'umwana w'intama, ndetse muri Puerto Rico, kugira ngo byumvikane neza. Aho ngaho niho yari afite ubwo bukozi bwa dispensation, arimo abutoza. Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo habeho kuno kwigaragaza k'ubwiza, uku guhangana kuzaba mu minsi ya nyuma. Bibera hehe? Mu ihema rinini, Karpa Katedrale. Ahangaha mwene data William akomeje atubwira ati, ariko ibyo ngibyo byari ubukozi bw'imyaka 30. Arimo aravuga ku bukozi bwa Yesu mu myaka 30 kugeza ubwo Kristo yatangiye ubwo bukozi bwe. Kandi kabone n'ubwo yari ahari, ariko bwari ubwiru ku bantu b'idini ry'icyo gihe. Ntabwo bari basobanukiye ko ubwo buhanuzi n'amagambo yose yavugaga ku kuza kwa Kristo
ari byo byarimo bisorezwa muri Yesu. Kandi kugeza ubwo ngubwo bo bari bagikomeje gutegereza undi mugabo Mesiya uzaza, kandi bari bategereje Eliya runaka uzaza, kandi bari bategereje, bishoboka ko bari bategereje ko azaza mu igare ry'umuriro, kuko wenda bo bibwiraga yuko bati nka kwa kundi yagiye ni nako azagaruka, kubera ko ntago yaturuka mu ijuru mu bundi buryo. Niba yarajyanywe n'igare ry'umuriro, nta bundi buryo Eliya azazamo. Nuko rero agomba kuza mu igare ry'umuriro, kandi twese tuzamubona, twebwe twese tuzamubona. Agomba kuza akaba ari twasanga, kuko turi abayobozi b'iyobokamana, inama nkuru y'abatambyi bayoboye idini, inama nkuru y'abatambyi bayoboye idini ry'Abaheburayo. Ntago yasanga abandi bandi. Ariko mwitegereze, ubwo bwibone bari bafite ntacyo bwabamariye, nk'uko benshi uyu munsi bamutegereje mu buryo runaka, kandi ubwo bwibone nibwo butuma batamubona, batabona bo ibyo Imana irimo isohoza, ibisohoreza hagati mu ishyanga ry'Imana. Muri kino gihe cy'iherezo nibyo birimo byongera kuba, n'ubundi birimo kwisubiramo kubera ubwibone bwabo. Imana iyo yihishuye irihishura, ntacyo biba bivuze ngo ntago yihishuriye abayobozi bakuru b'amadini. Noneho rero niba bo barifuzaga kubimenya, murebe cya gihe abanyabwenge baje barabajije ngo umwami w'Abayahudi wavutse ari hehe, kuko twabonye inyenyeri ye turi mu burasirazuba. Nyuma yaho Herode yashatse kumenya aho Mesiya yagombaga kuzavukira. Noneho mwumve kubera iki yifuzaga kubimenya. Rero kuki Herode yashatse kubimenya? Byari ukugira ngo amwice. Ntabwo byari ukugira ngo ajye kumuramya nk'uko yabivugaga, ati mumbwire nawe njye kumuramya. Niyo mpamvu nawe atigeze abimuhishurira ubwo bwiru bwose, ahubwo yasanze Mariya, nk'uko abitubwira, atubwira yuko hariho bake bari bazi ubwo bwiru, ariko bake cyane. Rero ntago yabihishuriye abayobozi b'amadini, nta nubwo yabihishuriye na Herode, kubera ko mwitegereza uburyo ibyo bari guhera ko bagakora, bategetswe na Herode. Byari kugira ngo bice gusohozwa ko kuza kwa Mesiya ari hagati mu ishyanga ry'Abaheburayo. Rero nka kwa kundi marayika ukomeye Gaburiyeli yabibwiye Mariya, amubwira bwa bwiru bwose yamubwiye kirya gihe, ari nabwo atubwira ko mu gihe cy'iherezo n'ubundi hazabaho ikiganiro na marayika, nk'uko Mariya nawe yabigize kirya gihe. Kandi by'ukuri ibyo byarabaye. Marayika ukomeye Gaburiyeli muri kino gihe cy'iherezo yari imbere mu itorero, arimo aribwira bino bintu byose byagombaga kuzaba, kandi yarimo aribwira no gusohozwa k'ukuri bibera imbere mu itorero ry'umwami, habera kwigaragaza k'ubwiza, ariko kuzaba kurimo kwigaragariza mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral. N'ibyo bintu byose, ariko ntago bigeze bamumenya ngo bamenye ngo yarinde. Nta gushidikanya benshi byabasabye kubimubaza cyangwa se barabimubajije. Abandi bo bakatekereza ko yari we cyangwa se byari muri we, nuko ibyo ngibyo bikaba birahagije. Kubera ko nk'iyo agera ubwo abivuga, akabivuga mbere y'uko we agenda, akavugwa uwo ari we, ababirwanya nta gushidikanya bari kumushaka kugira ngo bamwice, kubera ko n'ubundi ni wa mwuka n'ubundi wa Sekibi. Imana yo iteka ryose itwara umuntu wayo igasiga umwuka wayo, na Sekibi nawe atwara umuntu wayo ariko umwuka we nawe ugasigara. Murumva yuko iteka ryose bigenda bibangikanye. Nimubireba biri mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero, aho nahavuga ngo Imana itwara nuvuga ngo Imana itwara umuntu, yego, ariko umwuka wayo ugasigara. Ndetse na Sekibi nuko, Sekibi nawe atwara umuntu ariko umwuka we ugasigara. Nuvuga ngo iyaza kubivuga nta gushidikanya bari kumuhiga, bishoboka bidashoboka, kuva mu gutangira, kuko ntago byari ukugira ngo bizere banamwakire muri cya gihe. Uwo ni Herode n'abayobozi b'amadini, ahubwo bashakaga kumwica. Nibyo Herode yashakaga gukora. Nyuma yaho
mu gihe cy'ubukozi bwa Yesu nabwo iteka ryose baramuhigaga kandi bakamubwira ibintu kugira ngo bamugerageze. Nibyo twasomye muri iyi minsi ya vuba. Iteka ryose baramwegeraga, ariko yabaga azi icyabazanye. Byari ukugira ngo bamugerageze, agire icyo yakora kitari cyo, bamucire urubanza, bamukatire ndetse banamutuke. Ahangaha mwene data William akomeje atubwira hano, nyuma yaho Herode yashatse kumenya aho Mesiya yagombaga kuvukira. Ashaka abanditsi ndetse n'abahanga mu by'amategeko ndetse n'abatware bakuru, bashakashaka mu buhanuzi. Babwira Herode bati, bigomba kubera i Betelehemu Yudaya, kuko ariko byanditswe n'umuhanuzi. Kandi ibyo byanditse muri Mika igice cya 2 umurongo wa 5. Niko ubuhanuzi bubivuga. Nuko rero agomba kuvukira i Betelehemu Yudaya. None se kubera iki batagiye i Betelehemu Yudaya? Yaba umutambyi mukuru n'inama nkuru y'abandi batambyi bajyanye n'abanyabwenge kugira ngo bajye gushaka Mesiya, nuko bitari bibashishikaje. Wenda baratekereje bati, twebwe hano tumeze neza, ahubwo we azadusange hano. Ni nk'aho Imana ibigomba gusohoza ibintu mu buryo abantu baba babishakamo. Noneho rero nimwumve ibingibi, ndetse twarabisomye muri iyi minsi ibyanditse. Ahavuga ngo, mwene data William yaranditse ngo, nyuma y'uko hagaragaye ikimenyetso cyo kuvuka no kuza kwa Mesiya umwami w'abami, abanyabwenge baramushatse. Ni nako bigomba kumera ku munsi wa nyuma, kandi bazamusanga nk'uko byasezeranijwe, kandi bazamusanga mu ihema rinini, Grand Carpa Cathedral, ihema rinini. Niba bifuza kumubona, nimumushakire mu ihema, dore biranditse ahangaha. Ariko ntago bazamubona mu buryo bavuga bo bibwira ko abiyereka. Bigomba kuba bishingiye ku byategurijwe na Reverend William Branham ndetse no mu butumwa yatanze, kandi akavuga uburyo hazabaho kwigaragaza kwa nyuma ko bizabera mu ihema rinini, Grand Carpa Cathedral. Ariko mwumve, igihe hari huzuye imyaka hafi 30, igihe yigaragaje mu bukozi bwe nka Mesiya, bakavuga ngo ni Belzebuli, ukuboko kwa Belzebuli, umutware w'abadayimoni, niwe umuha kwirukana abadayimoni. Ntimwumva? Nuvuga ngo bo icyo gihe barimo bavuga ko uwari uri muri Yesu yari Belzebuli. Barimo bavuga ko ari Belzebuli wambaye umubiri muri Yesu. Ariko Kristo akababwira ati, niba jyewe mpabwa na Belzebuli kwirukana abadayimoni, abana banyu bo babirukana bakoresheje iki? Ariko rero nababwira yuko ukuboko kw'Imana ariko kuma kwirukana abadayimoni, kandi ubwami bw'Imana bubaguye gitumo. Ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Rero umwuka wera yarari aho ngaho mu muntu Yesu, inkingi y'umuriro, marayika w'isezerano yarari aho ngaho yiyambitse umubiri wa kimuntu. Ntago bo bashoboraga kubona inkingi y'umuriro. Kubera iki rero? Kuko yarari mu mubiri wa kimuntu. Ni nka kwa kundi ahera cyane muri rwa rusengero Salomo yubatse, ndetse no muri ya ngando Mose yubatse. Ntago bashoboraga kubona inkingi y'umuriro ku ntebe y'ihongerero, kuko yari ikingirijwe n'inkuta n'ibindi byose. Rero ntibashoboraga kuba abantu bakwinjira aho hantu, keretse gusa umutambyi mukuru. Rero ahangaha aratubwira ati, rero igihe Antikristo azaza mu mwuzuro we, Imana nayo izaza mu mwuzuro wayo kugira ngo iducungure. Ibyo ngibyo ni bya bindi twasomye mu mwanya watambutse. Umwene data William abaye nk'ubisubiramo. Ibyo rero nibyo byasezeranirijwe abizera Kristo b'imbere mu muribanga wa Kristo, kandi uwo ni umugabane w'ingirakamaro cyane mu bwiru bw'ubwami bw'Imana. Igice ngirakamaro cyane cyo muri kino gihe cy'iherezo kijyanye no guhindurwa kwacu kugira ngo aducungure, kandi ni ukugira ngo aduhe umubiri mushya w'iteka ryose, utabura utapfa kandi uhawe ubwiza. Kuko adopsiyo yacu ni ugucungurwa k'umubiri, ubwo tuzakira umubiri w'iteka ryose. Ububyutse bwo ku munsi wa nyuma mu itorero rya Yesu Kristo, ubwo bubyutse nubwo mu gisekuru cy'ubere rikomeza imfuruka. Ububyutse bwo ku munsi wa nyuma mu gisekuru cy'ubere rikomeza imfuruka, ubwo bubyutse buzanywe n'umuntu ujahetswe n'ifarashi yera mu byashe 19. Ntabwo ubwo bubyutse bwazanwa n'undi muntu uwo ari we wese. Reka tugire ikintu dusoma hano ku rupapuro rw'156 ku murongo wa 1399, aho
atubwira muri icyo gisekuru Imana yahageneye ibintu runaka bigomba kuzahabera, kandi nta kindi kintu kindi kitari ibyo ngibyo gishobora kuhabera. Ntacyo bimbwiye ngo byaba ari ibiki, cyangwa se ngo umuntu yageze ku bingana iki. Nta kintu na gito kindi gishobora kuba. Yagennye umuntu runaka, wenda umuntu w'intamenyekana cyangwa se utarize, ariko akaba ashobora kuba yaratoranyije undi, ariko yatoranyije uwo nguwo, amuha imiterere ye, impano ye, imuha imibereho n'imiterere ye, uko azajya avuga ndetse n'ibindi byose akwiye gukora. Niyo yagennye ko umuntu wa none ahitamo abantu ba none. Mu bindi bisobanuro havuga guhitamo, gutoranya, agahitamo n'abantu b'iyo saha. Biri ku rupapuro, uwo ni umurongo wo kuri 13:99, niho arimo adusomera. Reka bisoma akanya gatoya. Hano naho yanditse imirongo myinshi ingirakamaro, ariko reka dusome iyi ngiyi gusa. Aho yanditse aho ngaho ngo umuhanuzi wayo ahwanye, aza afite ibisabwa byose muri icyo gisekuru, cyangwa se nta kindi yanditseho, cyangwa se dispensation. Umuhanuzi wayo ahwanye n'uza afite ibisabwa byose muri icyo gisekuru. Ndetse yandikaho ngo umuntu wa none, ndetse hasi yandikaho nanone ngo abantu ba none. Aho ngaho murabyumvise, ni umuntu wa none, ni ukuvuga ngo niwe iyo izaba irimo ikoresha muri kano kanya ka none turimo. Ndetse no ku rupapuro rwa 36 umurongo wa 297 akatubwira ati, rero niba Imana yaradutumye kugira ngo tube ba ambasaderi bayo, imbaraga zose ziri mu ijuru ndetse n'Imana ibyo ifite muri yo byose n'abamarayika bose n'imbaraga zayo zose zishyigikira ijambo ryacu, niba by'ukuri twarategetswe, twaragenwe, ba mesaje baba batumwe ku bantu, Imana ibigomba rero kubahiriza ijambo ryayo, kubera ko yo mu buryo bw'ingirakamaro byaranditswe ko buri kintu cyose uzabohera mu isi, icyo nanjye nzakibohera mu majuru. Buri kintu cyose uzabohora mu isi kizaba kibohowe mu majuru. Yandika ngo ambasaderi w'Imana ahwanye n'uwo ijuru rishyigikira, icyo uzaboha cyangwa se icyo mesaje azabohora. Uwo ni mesaje, ntimwumva? Nka ambasaderi w'Imana, ni ukuvuga ngo niwe Imana ishyigikira kugira ngo ahitemo cyangwa se atoranye, nk'uko yabivuze, abantu ba none bajyanye n'icyo gihe. Aha ngaha akomeje avuga ati, mwene data William, rero ibyo nibyo byagiye bikorwa iteka ryose. Hatoranyijwe abantu b'icyo gihe bagashyirwa mu muribanga wa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Nuko rero nta kindi kintu cyasimbura ibyo Imana yagennye muri buri gisekuru. Nta kindi kintu cyabisimbura keretse ko hasora iby'Imana yagennye. Rero mu gusozwa ko iby'Imana yagennye, ibyo nibyo bisoza umurimo w'Imana muri icyo gihe, kandi ibyo nibyo itorero ryo muri buri gisekuru ryabaga ritegereje muri buri gisekuru. Rero igihe byabaga bisohoye, igihe Imana yabaga yatumye mesaje muri icyo gisekuru, igihe yabaga yamutumye, aho habaga hari umuntu muri icyo gisekuru ufite ubutumwa bw'icyo gisekuru, kugira ngo noneho Imana imunyuzemo itange ububyutse bwo muri icyo gisekuru. Imbere gatoya akomeje avuga ati, rero avuze yuko we azakanguka. Igihe mvuze ngo ni imbere gatoya, n'ubundi ni muri ubwo butumwa, ariko nkikomeje gusoma ubwo butumwa, yavuze yuko we azakanguka. Ku rupapuro rwa 212 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi akavuga ngo itorero, ni ukuvuga ngo umugeni, na n'ubu ntabwo yari yagira ububyutse, nta kintu na kimwe cyamukangura yari yagira.
umugeni na n'ubu nta bubyutse yari yagira, na n'ubu nta bubyutse na bumwe bwari bwagaragara, nta kwigaragaza kw'Imana na kumwe kwari kwagaragara kwanyeganyeza umugeni. Ahubwo ibyo turabitegereje, bizabanza bikenere ko hagaragara guhinda kurindwi k'ubwiru kugira ngo kumukangure. Azabyohereza, azabitanga kuko yabisezeranije. Yasomye mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ku rupapuro rwa 212. Ntimwumva? Mwumvise ikizaniye ububyutse itorero rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma? Ni ijwi rya Kristo. Guhinda kurindwi kw'inkuba ari ryo jwi rya Kristo. Guhinda kurindwi kw'inkuba kugaragara mu Byahishuriwe igice cya 10. Kandi ibyo nibyo bizahamagara bigakusanyiriza hamwe itorero rya Yesu Kristo ryo ku munsi wa nyuma mu gisekuru cy'ubera ikomeza imfuruka. Nimwumve ahangaha ku rupapuro rw'167 mu gitabo cy'imirongo, aho ngaho aratubwira ibiri ku murongo wa 14:86. Aratubwira ndizere ko itorero ryatangiye kumva ubutumwa kandi ryatangiye no kubusobanukirwa. Ariko nshuti zanjye mu ntege amatwi, tugomba gushikama mu kugaragara k'umwana, tugomba gukura. Kwizera kwacu ntago kwari kwakura mu buryo bw'ubwenge. Turimo turumva buno butumwa Imana yaduhaye. Ntimwumva? Mu buryo bw'ubwenge barimo bumva buno butumwa, kandi tukabona n'ibimenyetso Imana itwereka nk'uko bihamirizwa na Bibiliya. Ariko kuko itorero rikeneye gushikama mu kugaragara kwe, ni ukugeza ubwo rizakomera mu mutima kandi rikaryohererwa mu mwuka, kugira ngo bityo babashe gushimangirwa. Rimwe na rimwe mu kuvuga ubutumwa, wowe uba ugomba gukomera kandi uba ugomba gushika mutyo, kuko ubu nka kwa kundi ushimangira umusumari kugira ngo ufate neza. Ariko rimwe igihe itorero rizabyakira, intore zizahamagarwa zisorwe, zitandukanywe. Nimwumva? Uwo ni umurimo ukorwa n'abamarayika b'abasaruzi, Mose na Eliya, kandi bashyirwe imbere yo kugaragara kw'Imana. Yandika ngo ahera hahera cyane. Imbere yo kugaragara kw'Imana yandika ngo ahera hahera cyane. Ntimwumva? Abo ngabo bagashyirwa, umuntu wa none agahitamo, agatoranya abantu ba none, ntimubyumvise, akabashyira he? Mu gisekuru cyangwa se mu gihembwe kijyanye n'iki gihe cya none. None kubera ko mwene data William, wa mumarayika ukomeye, yatuzaniye buno butumwa bw'ubwiza, ubwo we muri za 74 nibwo yatangiye iki gihembwe. Noneho mu mwuzuro wacyo byabaye muri 77 nibwo yatubwiye kuri dispensation y'ubwami, maze duhera ko twinjira mu izamurwa ryo mu mwuka muri dispensation y'ubwami, kandi azana ubutumwa bwa dispensation y'ubwami, kandi turi imbere muri dispensation y'ubwami ariko mu buryo bwo mu mwuka. Rero ibyo ngibyo ubu ngubu noneho ku iherezo rya dispensation y'ubuntu, kandi ibyo byararangiye, byarabaye, ndetse hatangira dispensation y'ubwami. Rero nibwo bwa mbere, ndetse ni nayo nshuro ya mbere imwe rukumbi, ubwo tugiye kuba mu mibereho, cyangwa se umuntu ashobora kuba yaba mu mibereho, kuko mutega amatwi, mu mpinduka za dispensation y'ubuziranenge cyangwa se kutagira icyaha, herekezwa muri dispensation y'umutimanama, ndetse tuva muri dispensation y'ubutegetsi bwa muntu. Nyuma y'ubutegetsi bwa muntu haza dispensation y'amasezerano, nyuma y'amasezerano herekezwa muri dispensation y'amategeko, nyuma y'amategeko herekezwa muri dispensation y'ubuntu. Mwumve kugarukiriza aho ngaho, twavuga ngo kugarukiriza muri uwo mwanya, abantu bose babaye muri uko gusobekerana kw'ayo madispensation yavuzwe, bose barapfuye. Rero ubu niyo nshuro ya mbere ubwo umuntu, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, intore z'Imana, ari twebwe, umugeni w'umunyabwenge, tugiye kuba turimo tubaho mu mibereho y'impinduka za dispensation, kandi tukiri muri iyi mibiri y'aha mu isi.
kandi tuzanaba mu kunyurwa na dispensation y'ubwami turi mu mubiri wawo ubwiza. Ni ukuvuga ngo ibirimo biba none muri iyi mibiri ni buri wese muri twebwe, wowe ndetse nanjye, turimo turabaho mu mibereho ya dispensation y'ubwami, turimo turabaho mu mibereho ya dispensation y'ubwami nka kwa kundi abigishwa byabagendekeye mu gutangira kwa dispensation y'ubuntu. Bo babayeho mu mibereho ya dispensation y'amategeko, nyuma yaho habaho gusobekerana kwa dispensation ariyo yatangiye neza mu mwuzuro ku munsi wa Pentecote mu bantu 120 bahera ko binjira muri dispensation y'ubuntu, kandi babayeho mu madispensation abiri. Uyu munsi wa none rero natwe turimo turabaho mu mibereho duhari ku iherezo rya dispensation y'ubuntu, ndetse tuninjira no mu mibereho mu buryo bwo mu mwuka, kuko mwibuka yuko twaje dufite imigabane ibiri. Twabayeho mu izamurwa ryo mu mwuka muri dispensation y'ubwami, ariko nyuma yaho tuninjira mu mibereho turi muri iyi mibiri muri dispensation y'ubwami, turi muri iyi mibiri kugira ngo nyuma yaho tuzanakomeze muri dispensation y'ubwami mu ngoma y'ubwiza y'imyaka 1000, kandi turi mu mubiri w'iteka ryose ndetse uhawe ubwiza. Rero iri ni ryo shyanga rimwe rukumbi rizaba ririho mu mibereho y'ibyo ngibyo gusa, kandi imibereho y'ubwiza nyuma no mu iteka n'iteka ryose. Rero mwumve umugisha ukomeye cyane dufite. Rero ibyo yatuzaniye byose, ibyo yatubwiye byose, ko dispensation y'ubwami yari iri hagati yacu, uyu munsi wa noneho bwo ni ukuri kwabyo. Ubu ngubu turimo turabikoraho, turabasha kubikoraho. Intore zirahamagarwa zigashyirwa ku ruhande, zigashyirwa imbere, kugaragara ko Imana yandika ngo ahera cyane. Nzi yuko hazabaho ibintu nka kwa kundi byagendekeye abantu baho ngaho, ashyira mu dukubo paradizo igihe bazamurwaga. Yandika aho ngaho ngo bizaba nk'uko byagendekeye abantu bo muri paradizo mu izamurwa. Ashushanya aho ngo ibiri rikomeza imfuruka, ashyiraho 8 munsi yaho, yandika 7 mu gisekuru cya 7. Ahanditse izamurwa yerekezaga fresh muri piramide. Ibi ngibi ndizera ko twari twarabisomye, wenda twaba turimo tubisubiramo. Ku ruhande yandikaho ngo izuba ryo kweza cyangwa se gukuza kwizera kwacu. Izuba, umucyo, nanone yabyanditse aho ngaho. Ahangaha hamwe ni data William akomeje avuga ati, rero aho ngaho niho azakura ububyutse bwo ku munsi wa nyuma, ari bwo bubyutse bujyanye n'iki gihe cyerezo, kandi ubwo bubyutse buzagenda bukura buba bwinshi kugeza ubwo hazasozwa mu mwuzuro iyerekwa ry'ihema, kandi ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso bikomeye bizahera ko bikorwe. Murumva ko ibyo byose ni ibintu bigenda bikura byaguka, bizagenda bikura. Reverend William Branham yavuze yuko ibyo ngibyo ari bizakorwa na Mose na Eliya. Nuko rero utega amatwi ubwo bwiru bw'imyera ibiri buzaba burimo bwigaragaza ku bw'ineza y'itorero ndetse no ku bw'ineza y'ishyanga ry'Abaheburayo, kuko ikimenyetso cya 7 n'imanda ya 7 ni ukuza k'umwami byombi, kandi ikimenyetso cya 7 ni ukuza k'umwami, ndetse n'imanda ya 7 ni Mose na Eliya. Ku murongo wa 12:08 aho ni ku rupapuro rw'136 aratubwira ati, umugeni, ese mbere yuko Yesu aza, umugeni azaba afite imbaraga zose z'umwuka wera azamuhesha gukora ibitangaza, akazura abapfuye n'ibindi nka ya mvura y'itumba. Ibyo ni ibibazo bikurikiranye uko ari 3. Iyo ni imvura y'itumba n'ibihumbi 144 by'Abayahudi, ese abakozi b'Imana bazaba bafite ibyo byose, cyangwa dutegereje kuza kwe? Ni ibibazo hafi nka 4 bikurikiranye. Akavuga ngo imvura y'itumba 144 by'Abayahudi, hoya, ahubwo ibyo ni iby'igihe cya Eliya na Mose, ubwo nibwo ibitangaza bizaba. Ibintu abantu bakomeje gushaka nk'abapanekote bashaka ibitangaza,
ariko igihe ibyo bizabera, ibyo bizaba mu gihe cya Eliya na Mose. Tugomba gutegereza kuza k'umwami gusa. Ariko se niba ibitangaza ari ibya Mose na Eliya, ahangaha akavuga ngo, kuko yavuze ngo hoya, ahubwo ibitangaza nibyo mu gihe cya Mose na Eliya, arangije agakurikizaho kuvuga ngo ariko tugomba gutegereza kuza k'umwami. Ntimwumva yuko kuza k'umwami ari ukuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be? Gusa mutegereze amatabaza yanyu akomeza abatunganije kandi yuzuye neza neza amavuta. Musenge buri saha, atari buri munsi, buri saha. Kandi mube mwiteguye, mube abagwaneza, kandi mube maso. Ibitangaza ni ibya Mose na Eliya, ni kimwe mu bintu yanditse ahangaha. Ndetse yongera kwandikaho ngo iyerekwa ry'ihema n'ibitangaza. Kandi twamaze kumenya yuko mu iyerekwa ry'ihema ariho hazaba harimo hasorezwa ibyo bitangaza bikorwa n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Reverend William Branham atubwira mu butumwa bwitwa iminsi mikuru y'Imana mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'128, 129 n'130 ndetse n'149. Rero murumva ko byose byoroshye. Nuvuga ngo aho ngaho avuze ibyo dusomye aho ngaho ni imirongo yose atanze aho mushobora kuba mwabisanga. Rero mwumvise yuko byose byoroshye, ariko byose bigashingira ku buryo Imana idukingurira ibyanditswe no gusobanukirwa kugira ngo tubisobanukirwe. Rero murumva ko bagomba kuba ari ishyanga rifite kwakira ibintu mu buryo bwa gihanuzi. Naho udafite uko kwakira ibintu mu buryo bwa gihanuzi, utabifite, uwo ngo ntazigera bibona, ntazigera bisobanukirwa. Rero twumvise yuko iburengerazuba niho haturutse umuntu ujahetswe n'ifarashi yari mu gihe 19, kandi twumvise yuko iburengerazuba ariho hagaragara marayika wari utandukanye n'abandi, ujaguruka aturutse mu burengerazuba agana mu burasirazuba. Byose birahuza n'ijambo ndetse n'amagambo yose y'ubuhanuzi bujyanye n'iki gihe cyerezo. Nuko rero turashimira Kristo kuba yaradushyize iburengerazuba kugira ngo tubone ubwiru bw'ubwami bw'Imana bujyanye n'iki gihe cyerezo. Ubwo bwiru burimo busozwa, buhishurwa, buhinduka ukuri, buhishurwa, kandi ubugingo bwacu n'imitima yacu ikaba irimo ikinguka, no gusobanukirwa kwacu kurimo gukinguka kugira ngo tubone, dusobanukirwe, kandi twizere, tunakire ubwiru bw'Imana burimo busozwa muri kino gihe cyerezo, buhishurirwa abagenwe muri kino gihe cyerezo. Ku rupapuro rw'124 mu gitabo cy'imirongo ku murongo wa 11:01 aratubwira ati, ese kuki bo batashoboye kubona Yesu? Nuko yari afite igitwikirizo, n'Imana yari yitwikire, yihishe, yishyizeho masike. Abagiriki bashakaga kubona Imana, ariko yari iri aho ngaho n'ubundi, ariko bo ntago bashoboye kubona Imana kubera icyo gitwikirizo, kuko yari iri mu muntu. Aho hari umuntu. Bo baje kureba Imana ariko babona umuntu. Ntimwumva? Ntago bashoboye kubona Imana kuko Imana yari yitwikiriye umubiri, yihishe mu mubiri. Ibyo ngibyo mubizigame mu bitekerezo byanyu. Yandika aho ngaho hejuru ngo imirimo y'Imana mu muntu, ndetse yandika ngo Imana mu miterere y'umuntu. Imana yihishe mu guca bugufi. Ndetse yandikaho ngo Imana yihishe mu muntu, cyangwa se yitwikiriye ubumuntu. Yandikaho ngaho ngo Imana ifite imiterere y'umuntu, imirimo y'Imana mu muntu. Imana yihishe mu guca bugufi, ndetse Imana yitwikiriye ubumuntu. Iyo mirongo yose yayanditse aho ngaho. Bo bari baje kureba Imana ariko babona umuntu. Mwumva, ntibashoboye kubona Imana kuko Imana yari yabihishe, ibihishe mu muntu. Ibyo mubizigame mu bitekerezo byanyu. Imana yari yihishe mu muntu. Bo bashoboraga kuvuga bati, nta muntu n'umwe wakora ibi ngibi keretse
ari imana, nta n'umwe wabikora. Ariko kuko ari umuntu kandi nta gushidikanya yari imirimo y'Imana imugaragarizwamo, ntimwumva bo ntibashoboye gusobanukirwa ko yari Imana yari imwihishemo. Yari yihishe mu muntu, yitwikiriye ubumuntu nk'uko iteka ryose yitwikira ubumuntu. Ariko yari yabihishe kuko yari yabihishe mu rusengero muntu rwayo. Yandika ahangaha ndetse ngo umuntu ahwanye n'urusengero rwayo muntu. Imana aho yari iri mu rusengero rwayo muntu. Rero ibi noneho mubyitondere, mubyumve neza, tega amatwi neza. Uko yahoze niko ari n'uyu munsi, ni nako azahora iteka ryose. Imana yihishe kandi ikihisha ab'isi. Imana yihishe mu biremwa abantu. Ibi ngibi mubyumve, mubyitondere kandi mubizigame. Niko yatangiye avuga. Bo gusa bashoboraga kubona umuntu, ariko abagenwe bo bakabona Imana. Bamwe bakabona umuntu, ariko abandi bakabona Imana. Ariko n'ubundi yari Imana yihishe mu kiremwa muntu. Ni ukuvuga ngo bombi ibyo babonaga byari ukuri, ndetse bo bakabona, abagira icyo bakabona umuntu. By'ukuri abarebaga Imana nabo babonaga neza kurushaho, kuko uwo mwanya bamenyaga yuko muri uwo muntu ari Imana yari murimo. Ni ukuvuga ngo barenzaga amaso igitwikirizo bakabona Imana, kandi niyo y'ingenzi cyane. Ntabwo babonaga umuntu. Ikingirakamaro kuri ambasaderi w'ijuru, umuhanuzi Imana iba yatumye muri buri gisekuru na buri dispensation, ikingirakamaro ni icyo abazaniye abantu. Rero no muri kino gihe cya none, ikingirakamaro Imana irimo ikorera mu bantu ni ugutanga kwizera ko kuzamurwa kurimo guhabwa abantu. Nicyo abantu bakeneye. Ibyo nibyo umugeni akeneye. Niyo mpamvu yavuze ngo kwizera dufite ubu ntago guhagije kwatuma habaho gukira kwa Kimana. Hazakenerwa guhinda kurindwi kw'inywa kugira ngo kumukangure azabitanga, kuko yabisezeranije. Niba ari isezerano, rero Imana igomba kurisohoza. Yari Imana yari yihishe mu kiremwa muntu, ariko bombi bari mu kuri. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bombi barimo bareba, bamwe babonaga umuntu, abandi bakabona Imana. Byari ukuri. Ariko kwizera kwa buri umwe, kwizera kwawe kw'icyo utabona ariko ugahera kukanakizera mu buryo ubwo ari bwo bwose, ni Imana yari yihishe mu muntu. Hahirwa amaso yanyu kuko abona, ndetse n'amatwi yanyu kuko yumva. Ibyo abahanuzi benshi n'abakiranutsi bifuje kubona no kumva, mwebwe murimo murabyumva, nanjye ndimo ndabyumva kandi ndimo ndabibona. Imana yigaragariza imbere mu itorero ryayo, isohoza ibyo yo yasezeranije. Reka duhaguruke nyamuneka, bityo duhere ko dukomezanye n'iri somo, ari ryo ubwiru bw'abamarayika bashinzwe gusarura. Hamwe natwe mwene data twubaha, mwene data akaba n'inshuti, Dr. William Soto Santiago.